nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. None tariki 12 Nzeri turizihiza umutagatifu Guido. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mukanya. Guido akiri muto, nyina yari yaramutoje gufasha abakene no kwicisha bugufi. Ibyo kandi yarabikuranye kuko ari bimwe by'ingenzi byaranze imibereho ye bikamugeza ku butungane. Kugira ngo arusheho kwitagatifuza, yakoze urugendo rurerure ajya i Roma n'i Yerusalemu, ajyanywe no gusenga. No mu ndunduro y'ubuzima bwe ntiyigeze atezuka na gato mu gutoza abandi kugira imibereho yabafasha kwitagatifuza. Turacyavuga ku mutagatifu Gayo Andrusha, uzwi ku izina rya Guido. Yavutse mu kinyejana cya 10 agana mu mwaka wa 950 nyuma ya Yezu. Avukira muri Andrusha, ubu ni mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. Yari umuhungu w'umuryango ukenye kandi yabayeho mu buzima bworoheje kandi bwihaye Imana kuva akiri muto. Reka mu kanya tuze turebera hamwe ese yaje gukorera Imana ate. Guido yitangiye ubuzima bwe gukorera Imana n'itorero. Yamenyekanye cyane kubaha Imana, kwicisha bugufi no kwitangira kwizera kwa Gikristo. Zimwe mu nkuru zizwi cyane yakijije umuntu wamugaye akora ikimenyetso cy'umusaraba hejuru ye. Iki gitangaza n'abandi bagize uruhare mu kumenyekana kwe nk'umuntu wera. Guido yapfuye ku itariki 12 Nzeri, ariko umwaka nyawo ntiwamenyekanye ugereranyije kuva mu 1112 kugeza mu 1309. Nyuma y'urupfu rwe, imva ye yabaye ahantu ho gusengera kandi yubahwa nk'umutagatifu wabo mu gace ka Andrusha. Umutagatifu Guido ntabwo yigeze yemerwa na Vatikani mu buryo busanzwe, ariko yubahwa nk'umutagatifu waho kandi idini rye ryakuze uko ibihe byagiye bisimburana. Mbonero no kwifuriza abagize abazina batagatifu kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Naho utaha.